Ese igihe cyose umaze muri iri soko waba warigeze wumva cyangwa se ujya wumva ibyitwa Smart Money Concept cyangwa se SMC Strategy? Waba warigeze wumva cyangwa se ujya wumva ibyitwa Market Makers Strategy? Wigeze wumva cyangwa se ukaba ujya wumva ibyitwa Forex Market Manipulation ikorwa na Market Makers, ubundi ntusobanukirwe ibyo ari byo n'intego yabyo cyangwa se nicyo byagufasha kubimenya mu gihe ukora iyi business ya online forex trading? What's up my fellow traders, murakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, aho aba traders b'abanyarwanda n'abarundi baza kwigira. Muri iyi video ugiye gusobanukirwa neza uko market makers cyangwa se smart money bakora trading, nimwe mu mitego batega retail traders, kugira ngo uyimenye uzajye uyisimbuka mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, yewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Inyase Gakwerere. Ura subscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. So guys, tutarareba uko market makers cyangwa se smart money bakora trading, nimwe mu mitego batega retail traders, kugira ngo uyimenye uzajye uyisimbuka. Nagira ngo nkubwire ko niba wumva witeguye kwiga neza bya nyabyo gukora iyi business ya online forex trading, ukaba wumva ushaka ko twakwigisha aya masomo yose mu gihe kingana n'umwaka, tugukurikirana umunsi ku wundi ku giti cyawe bidasabye ko wigira hano YouTube, kubera ko uwo dukurikirana umunsi ku munsi ku giti cye tumwigishiriza ahantu hatatu hatandukanye umunsi ku wundi, kandi hari ngombwa kugira ngo ashobore gusobanukirwa neza buri kimwe cyose kibera muri iri soko kugira ngo ashobore kuribyaza umusaruro. Harabona abonye birirwa bamamaza bati twakwigisha forex mu gihe kingana n'amezi 3, twakwigisha forex mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Abo barakubeshya rwose. Forex trading ni business ifite amasomo yagutse kandi isabigiye kugira ngo buri somo urisobanukirwe neza, ubundi unabashe kurishyira mu bikorwa, ubundi iyi business uyibyaza umusaruro consistently cyangwa se mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Muri icyo gihe gito ntago waba ugize icyo usobanukirwa, kandi no mu mwaka kugira ngo ugire icyo usobanukirwa nuko uba wayize neza mu murongo muzima udafite akajagari. Alright, kandi karusho kubo twigisha aya masomo yacu nuko niyo turimo kukwigisha utangiye gukora practice ya trading, duhita tugushyira muri VIP group Icyerekezo Forex Professionals, cyangwa se group y'aba traders bafite inararibonye b'Icyerekezo Forex Academy, aho uba ukurikirana buri kimwe cyose cy'uburyo abo ba traders bafite inararibonye binjira mu isoko, ukanahabonera VIP signals na VIP mentorship ibaturutsemo umunsi ku wundi. Kandi iyo group iyo uyinjiyemo uyigumamo forever, ntabwo duhita tukurekura niyo amasomo yaba yararangiye, kugira ngo uzajye ukomeza gusobanuza icyo udasobanukiwe umunsi ku wundi, ndetse uzajye unakomeza kubona VIP signals na VIP mentorship bizajya bigufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Alright, niba wumva wifuza ko twagukurikirana umunsi ku munsi ku giti cyawe, tukwigisha tunakwereka buri kimwe cyose uko gikora muri iri soko, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyi nimero iteranya 250 782 44 50 80, ubundi tukakubwira uko porogaramu y'amasomo ibimeze mu gihe kingana n'umwaka, ubundi tugahera ruhande tukakwigisha aya masomo yose ya online forex trading, tuguha na mentorship kugeza tugufashije kubaka strategy ya trading plan hamwe na psychology ya nyayo izagufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Kandi niyo dushoje kukwigisha umaze kugira ubunararibonye mu gukora iyi business, bityo tugufasha kwinjira muri prop farms, tukakwereka uko ushobora gukoreramo amafaranga ugendeye ku gishoro gike cyane, ubundi ugakorera inyungu nyinshi cyane ukoresheje bwa bumenyi tuba twarakwigishije. Reba none muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya prop farm yizewe wakoresha, ubundi ukore registration cyangwa se ufungure account kuri iyo prop farm. Hanyuma nyuma numara gukora registration ugiye kwishyura account bwa mbere uzajya ukorera trading, uhite unyandikira kuri nimero yanjye, ubundi nguhe code uhita ukoresha ugabanyirizwaho 5% ku mafaranga uri kwishyura kuri iyo account uri busabe bwa mbere mu gihe ugiye kuyishyura nta kibazo. Alright, aho
aho waba uri hose ku isi. Ayo masomo yose twayakwigisha nta kibazo dukoresheje leverage of technology cyangwa se ikoresha ububasha rya technology nta kibazo. Nge nizera ko kwiga no gukora muri iki kinyejana cya 21 isi igezemo atari ukuva hamwe ujya kwigira cyangwa se ujya gukorera ahandi gusa byonyine. Nizera ko wakwigira ndetse ukanakorera aho waba uri hose ku isi, kwa kuba ubasha kugira access cyangwa se gukora kuri computer, smartphone no kubona internet, kandi ukaba ufite ubushake bwo kwiga, ukabona afite uwakwigisha gusa nta kindi. Alright, so reka dutangire twirebere uko market makers cyangwa se smart money bakora trading. Nimwe mu mitego batega retail traders kugira ngo uyimenye uzajye uyisimbuka mu gihe cyose uzaba uri muri iyi business ya trading, ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, somo rya 10 igice cya kabiri. Sobanukirwa neza uko market makers cyangwa se smart money bakora trading. Imwe mu mitego batega retail traders kugira ngo uyimenye neza uzajye uyisimbuka. Ubwo muri rino somo ugiye gusobanukirwa neza ese market makers bakora trading gute cyangwa se smart money bakora trading gute. Urasobanukirwa intego baba bafite kugira ngo bakore trading muri ubwo buryo. Nimwe mu mitego itandukanye bagenda batega aba retail traders badasobanukiwe game zabo cyangwa imikino yabo kugira ngo batware amafaranga yabo. Ubwo numara kubisobanukirwa uzajya witwararika mu gihe uzaba uri muri iri soko kugira ngo utagwa mu mitego yabo. Alright, ushobora kwibaza uti ese ni gute market makers cyangwa se smart money bakora, intego yabo ndetse n'akamaro kabo n'uburyo bakorera amafaranga muri financial markets cyangwa se mu masoko y'ubukungu abera online. Muri trading ya currencies, market makers nibo bahuza ibihande bibiri, ari byo uruhande rw'abagurisha n'abagura currencies ebyiri zitandukanye. Urugero, banke ishobora gukora nka market maker mu gihe ishyira hamwe abagurisha United States dollar noneho ikayagurisha ku bashoramari bafite amayero muri exchange, noneho agaciro ka buri currency kakagendera ku gaciro kaho buri faranga rigeze muri icyo gihe exchange ibirimo kuba. Ubwo nibwo buryo bank ikora nka market maker muri currencies ebyiri zitandukanye ibikorera exchange. Alright, in trading of currencies, market makers function as intermediaries in sales and purchases between two parties and two currencies. Alright, noneho kubijyanye n'uburyo market makers bakorera amafaranga, bayakorera binyuze muri spread bashyiraho cyangwa se muri commission bashyiraho mu gihe winjije orders zawe mu isoko. Spread nk'uko twabibonye ni ikinyuranyo kiri hagati ya bid price na ask price, akaba ari ikinyuranyo kiri hagati y'igiciro cyo kuguriraho no kugurishirizaho currency pairs. Ushobora kwibaza uti ese kubera iki ari ngombwa kuri wowe kubimenya nk'umutrader? Well, market makers bakora manipulation ya price cyangwa se guhindura ibyo retail traders baba bapredictinze cyangwa se baba bateganya, kuko baba bazi uko bakora trading kugira ngo babaturapinge cyangwa se babatega imitego, noneho bakajyana isoko aho bateganya ko rubanda nyamwinshi rushobora gushyira stop loss zabo kugira ngo babastoping out cyangwa se babakure mu isoko. Ibyo market makers bakabikora bagira ngo bakore accumulation ya liquidity mbere yuko baganisha isoko mu cyerekezo bashaka kuriganishamo. Alright, muri make niba market makers bashaka kuganisha isoko muri down trend bakoze sell mu gihe kirekire, hari igihe babanza gukora buy gake uko baba bafite amafaranga menshi yo kubikora. Noneho retail traders bari bakoze sell wenda nko kuri resistance, urabizi ko stop loss zabo ziba ziri hejuru ho gato kuri resistance, bagahita baba stop out cyangwa se basohorwa mu isoko. Hanyuma market makers babona bamaze kubona liquidity nyinshi bagahita bakora sell mu gihe kirekire. Noneho n'abandi ba traders bari bakoze buy bibwira ko isoko yari binyuze kuri resistance rikoze breakout rizamutse, nabo bagahita bahomba mu gihe isoko rimanutse muri down trend. Ubwo buryo market makers bacangamo retail traders. Iyo niyo mikino ya manipulation market makers baba barimo gukora, kubasha kumva
uko bakora bigufasha kubasha gupredikitinga iyo mikino yabo ya manipulation imbere, noneho ukaba watradinga mu cyerekezo cyabo ugakorera inyungu aho kugira ngo ureacting negatively byabaye cyangwa se ube victim yabyo, ubundi utangire blaming isoko cyangwa se utangire kwiciraguraho bitewe n'ibibaye kandi bitewe nawe ubutazi game za market makers. Alright, understanding how market makers operate helps you to anticipate price action instead of reacting to it negatively. Alright, ese waba warigeze winjiza trade zawe mu isoko kandi ubona winjiriye kuri confluence entry imeze neza, noneho mbere yuko isoko rigana mu cyerekezo cyawe ikabanza rigakora kuri stop loss yawe, yarangiza ikabona kugana mu cyerekezo wateganyaga umaze guhomba? Ibyo ntabwo biba bibaye randomly, ahubwo ni market makers baba barimo kuzunguza retail traders kugira ngo batware amafaranga yabo. Kubasha kumenya ibi byose bizatuma utradinga mu buryo buri smart witonze aho kugira ngo utradinge uhubutse. If you want to understand forex trading at a deeper level, you must understand how banks trade or how market makers trade, because they are the ones controlling the market. Knowing all of these allows you to trade smarter, not harder. Alright, kugira ngo ukoreshe method cyangwa se strategy ya market makers cyangwa se ya smart money mu gihe ukora trading, mbere na mbere uba ugomba kumva ukanasobanukirwa neza tools cyangwa se ibyo bakoresha kugira ngo bakore trading, cyangwa se kugira ngo bajyane isoko aho bashaka, cyangwa se barikorere manipulation, hanyuma ukanasobanukirwa neza na motivations cyangwa se ikibatera gukora ibyo byose. Iyo umaze kubimenya nibwo ushobora gutangira gukora trading mu buryo buri smart budafite akajagari, witonze ubasha gutegereza buri kimwe cyose ufitiye amakuru kikabanza kikaba, ubundi ukinjira mu isoko utuje ukagendana na market makers cyangwa se smart money ugakorera amafaranga. Alright, so guys, nkuko nawe uri muri iri soko ushaka inyungu iriturutsemo, intego ya mbere kuri market makers cyangwa se smart money ahangaha mu gukorera inyungu, nabo niyo baba bashaka. Imwe mu ntwaro bakoresha kandi bafitiye ubushobozi bwo kuyikoresha ni manipulation ya price no gutuma isoko rigana aho bashaka kugira ngo bakusanye liquidity cyangwa se bakusanya amafaranga menshi bayakuye kuri retail traders badasobanukiwe iyi mikino yabo ya manipulation. Alright, igiciro hano muri trading ni reflection cyangwa se gihindagurika biturutse ku mubare wa transactions no ku biciro byishyuwe biturutse kuri transactions ziba zikozwe, cyangwa se biturutse ku ihanahana ry'amafaranga menshi hano mu isoko ya forex ribera online, kuko umubare mwinshi wa transactions uba ukenewe kugira ngo igiciro kive hamwe kijye ahandi. Hano mu isoko rya forex ribera online, nkuko nabivuze, hejuru ya trillion 7 z'amadolari ziba traded cyangwa se zirahanahanwa ku munsi kugira ngo businesses zikomeze gukorwa hirya no hino ku isi. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane, uko ufashe n'umutungo ngira ngo w'abaherwe 100 ba mbere ku isi bose batunze ukawuteranya, wasanga udafite agaciro kangana n'ayo mafaranga ahanahanwa ku munsi cyangwa se aba transacted ku munsi. Ako kayabo k'ayo mafaranga rero gahanahanwa niko gatuma ubona igiciro kiva hamwe kikajya ahandi muri iri soko rya forex ribera online, kandi nta bandi baba bicaye kuri uwo murundo w'ayo mafaranga uretse market makers cyangwa se smart money. Baba bicaye kuri computers ziri muri iyi miturirwa ya big banks cyangwa se ya banka nini za mbere ku isi. Niyo mpamvu aribo bafite power cyangwa se ubushobozi bwo kujyana isoko aho bashaka cyangwa se kurikorera manipulation. Kubasha kumenya uko babikora ari retail trader ni ingirakamaro kuri wowe mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, muri iri soko rya forex ribera online kugira ngo ritirimuke nibura pipu imwe bisaba lots ibihumbi 10 zifite agaciro kangana na biliyoni y'idolari kugira ngo pipu imwe itirimuke, kandi ayo mafaranga nta bandi baba bayicayeho uretse market makers cyangwa se smart money bicaye kuri computers ziri muri iyi miturirwa ureba. Alright, market makers
have the ability to move the price at will, but retail traders do not. So, for a retail trader to be truly successful, they need to have a concept of this process so that they can understand what is happening in order to identify the patterns and strategies the market makers use to play the game in order to trade with them rather than attempting to trade against them. Alright? Urugero, niba institution ishize mu isoko order yo gukora buy cyangwa se kugura biliyoni y'idolari ingana na contracts 10,000 by'amayero, aho bizasaba abatraders 10,000 bagurisha 1 contract kuri buri umwe, cyangwa se bisabe abatraders 100,000 bagurisha 0.1 cyangwa 0.1 contract kuri buri umwe, cyangwa se bisabe abatraders miliyoni bagurisha 0.01 contract kuri buri umwe kugira ngo bibalansinge cyangwa se bihure n'iyo transaction institution ibikeneye. Alright? So guys, igihe cyose uzaba uri muri iyi business ugomba kuyifata nk'urugamba uba uhanganyemo na market makers cyangwa se smart money. Noneho igihe cyose uzaba ufunguye chat yawe ukamenya ko winjiye kuri battlefield, ukamenya ko ari ahantu uzahura na tricks nyinshi market makers bagutega kugira ngo ugwe muri ambushi yabo bakwivune, noneho ubundi wige kubona iyo mitego yose ubundi ntuyigwemo. Ukamenya ko aha atari ahantu wakinjira uza utoragura amafaranga uko wiboneye, nk'uko benshi badafite experience kuri iyi business babiceka nyuma bakisanga na duke bari bafite tuhagendeye. Ukamenya ko umwanzi muhanganye hano ari umwanzi wicaye muri iyi miturirwa, kandi ukamenya ko atajya atuza kwiga uburyo bushya bwo kugira ngo agute muri ambushi cyangwa se ukugutega gaco kugira ngo akwivune. Hanyuma nawe ukiga guhora uri maso mu kubasha kubibona bitaraba, ukabisimbuka ugakuramo ayawe wikomereza mu gihe zarukurikira izindi zitazi iyi game ziba zirimo kubagwa nta kinya. Alright? Kugira ngo ubashe gutsinda runo rugamba tuba duhanganyemo na market makers, ugomba kumva neza intego zabo n'ibyo baba bashaka. Nkuko nabivuze, intego zabo ni ugukorera amafaranga. Muri zimwe muri strategies bakoresha no gutradinga against the retail traders, cyangwa se gutradinga mu cyerekezo kinyuranye n'icyo retail traders batekereza gutradingamo, baganishamo isoko kugira ngo abatazigemo batware amafaranga yabo. To beat the market makers, you need to understand their basic objectives of their activity. The market makers are traders and their objective is to make money. One of the strategies they use includes the strategy to trade against the retail traders. The major difference between them and the other traders is that they have the ability of access to massive volumes or capital to move the price at their will. Alright? Ushobora kwibaza uti ese ni gute izi institutions cyangwa se market makers cyangwa se smart money batuma isoko rigana mu cyerekezo bashaka? Babigeraho muri ubu buryo butatu by'umwihariko, ari bwo uburyo bwa mbere bwitwa liquidity creation, aho batanga buy na sell orders ziri ngombwa kugira ngo bitume trading ibaho, hanyuma bagatuma retail traders bafata position runaka cyangwa se binjiza orders zabo mu isoko. Ushobora kwibaza uti ese ni gute market makers bashobora gutuma wowe nk'umu retail trader winjiza orders zawe mu isoko mutari kumwe? Ibyo babikora barema price movements runaka cyangwa se patterns runaka mu isoko kugira ngo bazitegereho retail traders. Noneho izo patterns zigatuma retail traders binjiza orders zabo mu isoko mu gihe runaka, bakabareka bakabikora ari benshi rwose, retail traders bateganya kujya mu cyerekezo runaka icya buy cyangwa se icya sell. Noneho nyuma market makers bakaza bakabinyuranya kuko baba bakeka ko stop loss za rubanda nyamwinshi baba retail traders ziri hafi aho, hanyuma market makers bakahageza isoko, retail traders bakaba stopped out. Noneho isoko bagahita bariganisha mu cyerekezo retail traders bashakaga kuriganishamo mbere, babandi bari binjiye mbere bamaze guhomba. Ibyo bivuga ko market makers kugeza ubu
nonaha bafite ubushobozi bwo gukora sell ya currency runaka ku giciro runaka, noneho bagahita bakorozinga profit, nyuma bagahita bongera bakayikorera buy, mu gihe retail traders bari mu gahinda ko guhomba bitewe n'uko isoko riba rimaze gukora kuri stop loss zabo. Alright, hari imwe muri terime njya mbwira abantu nigisha umunsi ku munsi, njya mbabwira ni mu gihe cyose uzajya uri muri iri soko uba ugomba kumenya no kubona neza aho intama n'ingurube nyinshi cyangwa se rubanda nyamwinshi rwarukurikira izindi zitegewe kugira ngo ziyoborwe mu ibagiro, noneho wowe ugategereza ukinjira mu isoko nyuma zamaze kubagwa, ugahita ugendana na market makers ugakorera inyungu, mu gihe izo ntama nyinshi n'ingurube nyinshi ziba zimaze kubagwa nta kinya, imituku ari imituku kuri chart zabo. Noneho wakwisanga nawe wisanze mu ibagiro ukaba uzi ko ugomba gutabarwa cyangwa se gusohorwamo n'intwaro yitwa risk management, ituma wisigariza izindi mbaraga inyuma zizatuma wongera kugaruka ugakora attack mu gihe indi opportunity cyangwa se ubundi buryo bubonetse. Alright, buriya nge inshuro nyinshi iyo mbonye confluence entry cyangwa se high probability setup nari ntegereje nkabona ibaye confirmed, ntabwo mpita ninjira mu isoko, mbanza kureba niba stop loss yanjye iba ifite pips runaka ntarengwa iri kure y'aho hantu, uburyo niyo market makers bakinira imikino yabo ya manipulation ya stop loss hunting batapfa kuyigeraho. Nabona ishobora kuba iri hafi areka bakabanza bagakina imikino yabo, ubundi nge ninjira nyuma. Urumva ko nyuma yo gukora analysis zawe neza ko nawe hari ibintu uba ugomba kwitaho mu gihe ubonye entry kugira ngo winjire neza. Ba nyiri isoko bamaze gukina imikino yabo yo kubaga intama nyinshi, ubundi wowe uhita ubitendekaho ugendane nabo mu cyerekezo baganishijemo isoko ukorere inyungu. Alright, imwe muri candlesticks market makers bakunda gukoresha nge fata nk'icyuma cyangwa se mfata nk'umuhoro bahora bakatisha retail traders, ni candlestick yitwa pin bar. Dusanga mo ubwoko bubiri muri iyo candlestick ya pin bar, iyitwa hammer cyangwa se bullish pin bar hamwe n'iyitwa shooting star cyangwa se bearish pin bar. Uzabyitegereze neza, izi candlesticks za pin bar zifite uturizo tureture nta handi zikunda kugaragarira cyane uretse kuri strong support cyangwa se kuri strong resistance. Usanga ziba zakubise karizo hejuru kuri strong resistance cyangwa karizo hasi ya strong support. Nta kindi turiya turizo tuba twagiye gukora uretse guhiga stop loss ziba ziriyo, kuko market makers baba bizi neza ko retail traders benshi bakorera buy cyangwa se sell kuri izi levels za support na resistance, noneho bagashyira stop loss zabo hasi yazo nko hasi ya support cyangwa se hejuru yazo nko hejuru ya resistance. Noneho market makers bakaza bagahita bakora manipulation ya force breakout kugira ngo barundanye liquidity, noneho bagastopinga out abo traders baba bashize stop loss zabo aho hantu. Hanyuma nyuma bamara kubona liquidity, isoko bagahita barisubiza inyuma mu kindi cyerekezo retail traders bashakaga kuganishamo isoko mbere bamaze guhomba. Turiya turizo ububona tuba twakataguye aba retail traders benshi bahombeye, noneho uzi game uko ibigenze we akinjira nyuma agahita akorera inyungu agiye mu cyerekezo cya market makers. Alright, hari umutrader umwe w'umuherwe uri professional witwa David Paul nzi wa tradingiraga bank, nigeze kumva avuga ngo kugira ngo akorere amafaranga hano muri trading ngo ashyira entries aho abona rubanda nyamwinshi rushobora gushyira stop loss zabo, noneho we akinjira mu isoko rubanda nyamwinshi rumaje guhomba, ubundi we agakorera amafaranga. Ubwitegereje neza nuko atagiye kubitangaho ubusobanuro bwinshi, ariko nibi yashakaga kuvuga bimo kuvuga nuko azi neza imikino ya market makers cyangwa se smart money. Alright, Dr. David Paul is my guest, and Dr. Paul, I understand that you teach people how to trade. Walk me through that. Yes, well, I'm an engineer to start with, and I started to trade way back in 1982. Way back, huh? Yeah, and I traded on my own until 88. I cut the corporate umbilical cord in 1988, and I've been trading on my own ever since. And what vehicles do you trade?
I trade shares over a view of 3 or 4 weeks, a swing trade, and I started to trade futures intraday as soon as they become available to the intraday trader. That's some 25, 30 years ago. And over the last 10 years I've been trading Forex quite aggressively as that became available to the smaller trader, as the internet in fact became commonplace. How do you look at trades and decide what to do? What's a good setup for you? I'm primarily a trend follower, but I have 3 rules. The first rule is the good trade is a hard trade. The second rule is that I want to fade the short-term trend against the longer-term trend. Why? Invariably, before the market goes up, especially in the morning, before the market goes up, it goes down first. And it goes down to the orders. The professionals would rather die than chase the market. So they will bid it, and they will bid it fairly low. And anybody that panics has got to get out of the bid. So invariably before the market goes up, it goes down first. Many people believe that there's somebody out to get them, but in fact that's rubbish. It's just professionals doing their job. And if you're Goldman Sachs and you bid the market and you control a considerable amount of liquidity in the market will go to the orders. And your third rule? The third rule is that I want to put my entries where the masses put their stops. Most people will put their stops at very predictable places. If you're an institutional trader, your job is to generate the liquidity to get into the position. You just can't press the button like us. So invariably, the market makers will not know where the stops are, or they couldn't be bothered to find out. But they know that most people will put their stop a tick or two below the last low. And invariably the market will go to where the obvious stops are over and over and over again. So rule number 3 is I want to put my entries at the obvious stop. So the next time you're going to put a trade on, and just think, where would I put my stop? And just as you think that, pick something heavy up from your desk and smack it around your head. And rather than putting the order in, put the order in at where you would have put your stop, and just watch how many times the market goes to that. David Paul, thank you. Thanks very much. Great pleasure to be here. Alright, ngira ngo urabyumva muri iyi video uko abyivugiye umaze kubona. Alright, ubundi buryo bwa kabiri market makers bagera ku ntego zabo n'ubuhe ni ukurema igihunga n'ubwoba bwinshi muri retail traders, bakabacanga mu marangamutima yabo bagatuma batekereza mu buryo butari ubuzima. They create panic and fear to induce traders to become emotional and think irrationally. Alright, wakibaza uti ibyo babikora bate? Babikora barema quick moves cyangwa se gutuma igiciro kigenda vuba vuba mu buryo butunguranye. Bakongera bakabikora barema spike candles cyangwa se spike candlesticks, cyangwa se bakabikora barema ibi candlestick birebire. Bakongera bakabikora babikoreye kuri fundamental news igihe zishyizwe hanze, noneho isoko rigahita rihinduka bitunguranye. Ibijyanye na technical analysis abari traders bari bakoze bigahita biburizwamo. Babikora batuma igiciro cyitwara mu buryo budasobanutse. Muri make ukaba wakora analysis ariko ukabona nturimo kubona umurongo muzima w'icyerekezo igiciro gishobora gufata mu gihe gikurikira, undi bakagucangamo ubwoba bumwe bwa hatari. Ariko professional traders hari tereme njya mbwiraho nigisha nkababwira nti mugire muri iri soko hari ibintu bibiri bidashobora guhora mu mutima wawe ngo ubu bifitemo icyarimwe mu gihe uri professional trader. Ikintu bita ubwoba na confidence ntabwo ushobora kubisanga mu muntu icyarimwe. Ubwo iyo udafite ubwoba mu mutima wawe ufite confidence, niyo ufite confidence ubwoba ntabwo uba ufite. Muri make iyo kimwe kirimo gusohoka ikindi kiba kinjira. Kugenda ugira experience nyinshi rero ugana ku kuba professional, ubwoba bugenda busohoka, confidence cyangwa se icyizere kinjira mu mutima wawe. Ibyo bintu bibiri ntabwo bishobora guhora mu mutima wawe. Ubwo nimbuzi rero ko ugira ubwoba mu gihe uri muri iri soko, ni ukuvuga ati hari byinshi utaramenya ndetse ntabwo uraba experienced trader. Umunsi wamaze kugira ubumenyi bwinshi na experience, ubwoba buzavamo, ubundi confidence cyangwa se icyizere aricyo kijya mu mutima wawe. Ibi byose rero maze kuvuga byo gucangacanga retail traders
nta bandi baba babikora uretse market makers kugira ngo bakurememo akajagari, muri make utumurongo. Niyo mpamvu kwiga ubibona ari ingirakamaro kuri wowe nk'umutrader mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, ubundi buryo bwa gatatu market makers bagera ku ntego zabo ni ubuhe? Mu buryo bwa order flow manipulation. Bikorwa bite? Bikorwa mu gihe izi large banks zikoresha tekinike ya stop loss hunting kugira ngo babone liquidity cyangwa se amafaranga menshi mbere yuko baganisha isoko kuri major move cyangwa se move ya nyayo. Ni uburyo bakoresha bahitinga nk'uko nabivuze cyangwa se bajyana isoko kuri stop loss za retail traders aho baba bakeka ko ziherereye ari nyinshi kugira ngo babone liquidity. They hit the stop loss and then clear the board. Alright, gusunika isoko kwa market makers aho bakeka ko haba hari stop loss za retail traders ni imikino market makers bakina cyane bagira ngo bacollecting liquidity cyangwa se babone amafaranga menshi, barangiza isoko bagahita barisubiza ku murongo. Ibyo bituma retail traders cyane bamwe batazi risk management, bamwe bakora over trading bahura na trouble ya margin bagahita basohorwa mu isoko bakaborrowinga accounts zabo. Alright, ngizi zimwe muri tactics market makers bakoresha kugira ngo bashyire mu gihirahiro retail traders ubundi babakureho amafaranga. Barema gushidikanya cyangwa se confusion no guteza imihangayiko cyangwa se anxiety kuri retail traders babikoresheje igiciro cy'isoko. So guys, ugomba kumenya ko market makers badashaka ko ukora trading wifitiye icyizere cyinshi, bashaka ko ukora trading uri very emotional cyangwa se ugendeye ku marangamutima yawe. Niyo mpamvu muri iri soko umutrader wabashije gutradinga akontrola amarangamutima ye birangira abaye successful, noneho uwo binaniye bikamugora gukoreramo amafaranga. They don't want you to trade with confidence, they want you to trade emotionally. Alright, wakibaza uti ivyo babikora gute? Babikora bakoresheje rapid price movements nkuko nabivuze cyangwa se gutuma igiciro kigenda vuba bitunguranye. Bakongera bakabikora bakoresheje za fake breakouts cyangwa se za false breakouts. Bakongera bakabikora bakoresheje za reversals zitandukanye cyangwa se gukata ku giciro bitandukanye zidafite meaning. Ibi byose intego yabo ya mbere ikaba ari iyo gushekinga cyangwa se kuzunguza retail traders kugira ngo basohoke mu isoko n'igihombo. Ugomba kumenya ko market makers atari iki? Ugomba kumenya ko market makers atari ba mama wawe. Their primary goal is to shake out retail traders out of their positions. Alright? Ugomba kumenya ko imwe muri goal yabo ari ugutuma ucanganyukirwa mu marangamutima yawe ugatradinga ugendeye ku marangamutima yawe aho gutradinga ugendeye ku nyurabwenge cyangwa se ugendeye kuri logic. One of their goals is essentially to make traders react emotionally rather than logic. Urugero, hari igihe uba uri nko muri iri soko noneho ukabona strong bullish cyangwa se ukabona isoko rigiye muri uptrend, noneho ugahita winjiza trade yawe ya buy mu isoko, noneho hagacaho umwanya muto ugahita ubona igiciro kirakase kikajya muri sell, ukabona ubaye stop out n'igihombo mbere wari wabanje kujya mu nyungu, noneho nyuma ukabona igiciro gise gisubira mu cyerekezo cyawe cya mbere wateganyaga cya buy nyuma yuko gikoze kuri stop loss yawe. Rimwe na rimwe ukibaza uti ese stop loss yanjye baba bayireba? Ibi ni ibintu biba ku batraders benshi, ntabwo baba bamanutse cyatsi kugira ngo bakore kuri stop loss yawe gusa wenyine. Haba hari ibihumbi n'ibihumbi by'abatraders bari hirya no hino ku isi muba mwinjiriye rimwe ugasanga stop loss zabo ziri nkaho iyawe iri. So ntugatekereze ko ari wowe wenyine biba bibayeho, ahubwo biba bibaye kuri buri umwe muba mwinjiriye hamwe. Ariko utabyumva gutyo ngo uhite uvuga uti ngo urupfu rwa benshi n'umunyenga. Nawa mugani njya numva ugomba gufata inshingano za buri kimwe cyose kikubayeho ukamenya aho ugomba kuzagaruririza ubutaha inirongo tamu, ubundi inirongo tamu cyangwa se mu gihe kirekire ukaba profitable trader. Alright, indi tactic bakoresha kugira ngo bashyire abatraders mu gihirahiro ni iyihe? Bareshya abatraders bagatuma binjira muri position zitari izanyazo. They persuade traders to take bad positions. So guys,
benshi muri retail traders bakunda guhiga igiciro gisa n'igifasha icyerekezo runaka bitunguranye batekereza ko trend runaka ibayo. Noneho nyuma market makers bagahita bakora manipulation y'igiciro kigasubira inyuma kugira ngo basekure abo traders birukanka binjira batanguranwa ngo nuko babona isoko rigiye. Alright, most retail traders love to chase moves or price, thinking that a trend is forming without knowing that they are trapped, and then market makers manipulate price to beat them at the worst possible moment. Once they confused enough traders to take bad positions, they reverse the price. Alright? Urugero, hari igihe uri nko muri iri soko noneho ukabona habaye uptrend breakout, ugahita winjira ukora buy, noneho nyuma y'igihe gito ukabona igiciro kirakase kiramanutse. Ivyo ntabwo ari amahirwe make ubugize, ahubwo biba bibaye bikozwe na market makers cyangwa se bigambiriwe na market makers. So the key to take away from this is what? Is something that market makers is designed to confuse and manipulate retail traders. If you don't understand how market makers operate, you will always fall at their trap and then be the victim of them consistently. Alright? So guys, ugomba kumenya ko market makers baba bazi uko aba retail traders benshi bakora trading, naho benshi bashyira stop loss zabo, hanyuma akazi kabo kakaba arako kuidentifyinga cyangwa se guhora bashaka aho bakeka ko stop loss za benshi ziherereye. Urugero nko hafi ya support and resistance, aho niho benshi bashyira stop loss zabo. Ibyo urabizi, nanjye ndabizi, ndetse na market makers babizi cyane. Nkuko tugomba gukoresha stop loss zacu kugira ngo dukontorere risk zacu, hafi ya support and resistance usanga retail traders ariho bashyira stop loss zabo. It's all common sense, you know this, I know this, and the market makers know it very well. Alright? So, kubera ko market makers baba babizi cyane rero, bakaba bamaze imyaka myinshi bahakinira game zizabo, bakanahakorera n'agatubutse, bahora bahatunze amaso, aho wa mugani uvuguti ngo aho imbwa yaririye ihora itunzeyo amazuru iharehareha kugira ngo ijye kuhahunahuna. Market makers nabo bahora bashaka cyangwa se basunika igiciro cy'isoko muri izo areas cyangwa se aho hantu, babikoze kubw'intego kugira ngo bakore kuri stop loss nyinshi baba bakeka ko ziherereyo kugira ngo babone liquidity nyinshi yo gukomeza gukoresha mu gusunika iri soko bakora transaction y'amafaranga. Right? Have you ever had your stop loss kicked out by a single week or shadow before price moved in your favor or predicted direction? That's not random, it's just a liquidity grab by the market makers. They trigger these levels to correct liquidity. Market makers push price into these areas on purpose to trigger stop losses in order to correct the liquidity that is sitting there. Alright? So guys, ugomba kumenya ko market makers bishima uri muri margin call, bazi gushyira muri target yabo baba traders bakoresha leverage nini cyane na lot size nini cyane idahuye na capital bafite. Bamwe baba bashaka inyungu nyinshi cyane z'umurengera bafite agashoro gake kandi batita kuri risk management. Market makers baba babizi neza ko iyo bakinnye tricks zabo aba traders bameze gutyo ko bahita binjira muri margin call bakaborrowinga accounts zabo cyangwa se accounts zabo zigashiraho. Tekereza nk'urugero nk'umutrader ukoresha lot size nini cyane nk'iya rimwe wenda afite nka capital y'amadolari 100, noneho ugasanga yashyize muri risk pips 20 cyangwa se 30 ibimubaho iyo isoko riganiye gake mu cyerekezo atateganyaga. Immediately ahita yinjira muri margin call, ubundi account ye igahita iba brown cyangwa se igahita ishiraho. Alright? Market makers bakoresha kandi baba bafite systems za algorithm zikoreshwa nka leverage zishobora kudetectinga cyangwa se kubereka zone nyinshi cyangwa se ahantu henshi mu isoko haba hari stop loss za rubanda nyamwinshi, noneho
bakabanza bakajyana igiciro muri izo zone mbere y'uko igiciro gikata cyangwa se bakiganisha aho bashaka kukijyana, babanje gukusanya liquidity bayikuye kuri stop loss za retail traders baba bakeka ko ziherereyeyo. Alright, nk'uko nabivuze, niba warigeze utangazwa cyangwa se utungurwa no kubona stop loss zawe ziba hit cyangwa se zigerwaho kandi ubona nta kutagize ngo winjire neza, ubundi isoko ukabona rihise igana mu cyerekezo wari wapredictinze cyangwa se wateganyaga umaje gusohorwa mu isoko, abo nta bandi baba babikora, ni izi institutions cyangwa se aba market makers cyangwa se smart money ujya wumva baba babikoze ku ntego yo gukubura udustop loss twa rubanda nyamwinshi rw'abari traders kugira ngo babakureho liquidity, ubundi bagahita baganisha isoko mu cyerekezo bari bapredictinze mbere nyuma yo kubasekura. Alright, imagine when price spikes just above major swing high or below major swing low, triggers the stop losses of the retail traders and then reverses immediately. They are market makers that are manipulating price not just to trap traders but to systematically remove them. If you don't understand liquidity grabs and manipulations, you will always find yourself being the victim of the market makers hunting you. Alright? Ngira ngo niba wararebye videos zo ku masomo ya session, narabivuze ko buri mutrader wese uri professional agomba gusobanukirwa neza session icyo ari cyo, akamenya n'igihe zitangirira n'ibiziranga, kuko market makers ku ntangiro ya session bakina games zabo no ku mpera ya session bakahakinira izindi games cyangwa se imikino yabo yo gucanga retail traders baba badafite amakuru. Se waba warigeze ubona muri iri soko uburyo igiciro giconsolidating muri make kigahagarara hamwe kitagenda pips nyinshi mbere y'uko gikora breakout kigafata icyerekezo runaka? Abo ni market makers baba barimo gukora accumulation ya orders mbere y'uko bakora strike out cyangwa se bakubita igiciro kigafata icyerekezo runaka n'ibikendutsi ikisi birebire. Alright, reka nguhe urugero rusobanutse rwa market makers mu buzima busanzwe ngendeye ku barobyi b'amafi n'uburyo bayaroba cyangwa bayafata. Iyo nitegereje neza mbona market makers ari nk'abarobyi b'amafi, noneho retail traders bo bakaba ari amafi, noneho aba retail traders bari professional bo bakaba ari ya mafi yasobanukiwe uko market makers bakina games zabo, bagahita bava mu kuba amafi afatirwa mu mitego akaribwa bagahinduka ya mafi aca imitego, nabo bagahinduka abarobyi n'aba market makers, isoko bagahora baribyaza umusaruro. Kugira ngo nkeka umwuga w'uburobyi nawo wigwa kugira ngo abarobyi barobe neza, na market makers nabo games zabo babanza kuziga neza, nk'uko umurobyi w'amafi abanza gushyira ku murongo imitego azategesha amafi kugira ngo ayafate, ni nako market makers nabo babanza gushyira ku murongo imitego bagomba gutegesha retail traders batazi game kugira ngo batware amafaranga yabo. Alright, umurobyi w'amafi ushaka gufata amafi menshi afata urucundura, yarangiza ubundi akarushyira mu nyanja cyangwa se mu cyuzi kirimo amafi, ubundi agashyiramo ibyo kurya amafi akunda, nyuma amafi akaza akirunda muri rwa rucundura akurikiye bya biryo, wa murobyi akihangana amafi menshi akirundamo, ubundi igihe yateganirije cyagera agahita akuramo rwa rucundura, ubundi ya mafi yari yizihiwe arimo kurya ibiryo bayateze agahita arobwa. Noneho market makers bo babigenza gute muri system imeze nk'iyo y'abarobyi b'amafi? Nabo barema imitego nka za chart patterns, support and resistance, hanyuma bakajya bahakinira udukino two kureshyareshya abari traders kugira ngo binjize orders zabo mu isoko bagendeye kuri izo chart patterns na za support and resistance levels baba babaremeye, ubundi nyuma y'igihe runaka bateganije bakaza bakabaroba bakabastoping out, imituku n'imituku igatangira ikagaragara kuri charts za retail traders nyuma y'uko market makers baba baze nta kinya. Alright, urwo ni rwo rugero rusobanutse rushobora kukubwira uburyo market makers bakora
ngo urimo urabyumva ko market makers nta mpuhwe baba bagufitiye. So guys, ugomba kumenya ko market makers badatuma gusa isoko rigenda cyangwa se rifata icyerekezo runaka, ahubwo banakora na manipulation y'uburyo trades zawe ziba executed cyangwa se zinjira mu isoko. Ngubu uburyo bagiye bacishamo bagakora manipulation y'uburyo trades zawe zinjira mu isoko. Uburyo bwa mbere babikoramo ni uburyo bwa record ya orders mu gihe zigiye kwinjira mu isoko. Bituvuze record ubwo n'ukongera gukotinga nyine bid price na ask price bitandukanye niyo washakaga kwinjiriraho mbere. Muri make igihe uba wateganyaga kwinjiza orders cyangwa se trade yawe kuri price level runaka, noneho ukabona ya trade yawe yinjiye ku yindi price level utateganyaga, nta bandi baba babikora uretse market makers. Ese nta gihe waba waragerageje kwinjira mu isoko kuri price level runaka, ariko nyuma ukabona igiciro kibaye fillet cyangwa se kinjiriye mu isoko kuri price level itandukanye niyo wateganyaga? Byaba byarigeze bikubaho? Nge hari igihe njya mpura nabyo, ariko aba traders benshi nabo bahura nabyo, bamwe bakabibona cyangwa bakabimenya, abandi ntibabibone cyangwa ntibabimenye. Ushobora kwibaza uti ese uwo mwanda wo ni bwoko ki? Ni market makers baba bakereje kwinjira mu isoko kw'iyo order kuko baba babizi ko babikoze kubera inyungu zabo. Ivyo nivyo uzumva byitwa slippage ya price cyangwa se kunyerera kw'igiciro, ariko ntabwo kiba kinyereye by accident, ahubwo kiba kinyereye kubw'ubushake bwa market makers. Cyane cyane bikunda kuba ku ba news traders. Urugero, hari igihe ushobora guteganya kwinjira mu isoko wenda kuri price level ya 1.340, noneho ukabona ya order yawe yinjiriye mu isoko kuri price level ya 1.352. Urumva ko haba harimo ikinyuranyo cya pips 12 bitewe n'iyo slippage iba ibaye. Ivyo biba bitumye bafata inyungu kuri expense yawe. The delay or the slippage allows them to take profits at your expense. Alright? Ubundi buryo bwa kabiri market makers batuma trade zawe zinjira mu isoko n'ubuhe ni ugukontorora spread. Uzabyitegereze neza uzabibona mu gihe isoko rigiye kugira volatility nyinshi cyane, wenda nka news zigiye gusohoka, uzajya kubona ubonye market makers bahise basamura spread cyane bakayirangaza nk'imiryango ya Kiliziya Gatolika, ndetse na ninjoro muri Sydney na Tokyo session igihe isoko riba rigiye gukora consolidation, volatility cyangwa liquidity ari nkeya cyane, nabwo uzabyitegereze neza uzabibona uburyo spread bayasamura. Hari n'abatraders baba stop doubt bitewe n'iyo spread yasamurwa ninjoro. Alright? Urugero, reka tuvuge ko spread mu busanzwe isoko riri normal ibPSD iba ifite spread pips 2, noneho ukajya kubona ukabona ivuye kuri spread pips 2 ikabibaye pips 10 mbere yuko big move cyangwa se move ndende ibaho. Ibyo bihita bituma aba traders benshi batagira courage yo kwinjira, noneho bikaba bishyize no mu mutego abari basanzwemo cyangwa bari bafitemo orders, bakaba baba stop doubt mu gihe stop loss zabo ziri hafi yaho bibereye, noneho nabinjiye bagahita bahahombera muri iyo spread kubera iba yiyongereye. Ni gutyo market makers bashobora gukontorora spread kubw'inyungu zabo, apana kubw'inyungu zawe mu gihe trades zawe zigiye kwinjira mu isoko. Alright? Market makers widen spread when volatility increases. If the spread jumps suddenly, the tail traders end up with bad feels on their entries and then meet with unnecessary losses. This always happens before major news event is released. Right? So guys, market makers bafite control nyinshi y'uburyo bakora utuntu twabo cyangwa se bakina udukino twabo kurenza uko wowe ubitekereza. Uko usobanukirwa cyane uburyo babikoramo na tactics bakoresha, ni nako ushobora kutagwa mu mitego yabo. You must know that the market makers have more control than you think. The more you understand their tactics, the less likely you are to fall into their traps. Alright? So guys, ndakeka rero ubashije gusobanukirwa
ku market makers bakora trading, intego zabo na buri kimwe cyo ari cyo cyose n'imitego bagenda batega retail traders. Ibyo ni ibintu bingirakamaro bizagufasha mu gihe wabashije kubibona mu isoko, kamenya uburyo bibamo n'igihe bibera. Mbere yo kwinjiza orders zawe mu isoko, wirinda ibyo byose kugira ngo utagwa mu mitego yabo mu gihe cyose uzabukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, so guys, waba waramaze gufungura account yawe ya trading kuri broker wizewe se? Reba none muri description cyangwa se muri comments urahita wasanga link ya broker wizewe, ubundi ufungure account yawe ya trading utangire ukore trading nta kibazo. Niba udasobanukiwe neza uko wafungura account yawe ya trading kuri broker, urahita wasanga link ya video iri mu Kinyarwanda igusobanurira neza uko wafungura account yawe ya trading kuri broker. Urahita ubona neza uko wafungura ariyo cyangwa se live account, uranabona neza uko wafungura demo account. Niba ubona utashobora kuyifungurira uko nabonye hari abo binanira bakahakorera n'amakosa, wampamagara cyangwa se ukanyandikira kuri nimero yanjye, ugafata isaha imwe ubundi nayigufungurira, agira na byinshi ngusobanurira uburyo iyo account yawe uba ufunguye wayikoresha nta kibazo. Alright, ba traders bashya bafungura account kuri HFM cyangwa se kuri Hot Forex Markets Broker, munyuze kuri link iri muri description cyangwa se muri comments, murahita muhasanga ubwoko butandukanye bwa live accounts ushobora gufungura uzajya ukorera trading. Ndetse muri izo accounts murahabona live account cyangwa se real account nshya yitwa Shield 500. Iyo ukoze registration ubundi ugahita ufungura iyo live account yitwa Shield 500 mu minsi 10 ya mbere ujye ufungura account, kuko iyo account imara iminsi 10 gusa iri available nyuma yuko ufunguye account cyangwa se nyuma yuko ukoze registration, ubundi ugakora deposit ugatangira gukora trading kuri iyo account. Iyo uhuye na loss cyangwa se igihombo, amafaranga yose wakoze deposit kugeza ku madolari 500 urayasubizwa nta kibazo, wongera ugakora trading nta kibazo ubikuza inyungu ukoreye. Iyi ni account nziza kuba traders bagitangira gukora trading, kuko iguha amahirwe ya kabiri yo kongera guhabwa capital yawe ugakomeza ugakora trading ubikuza inyungu nyuma yuko waba uhuye na loss. Ayo mahirwe nta handi wayasanga mu brokers bose uretse kuri HFM. Alright, urasubscribe na like, unakomeze gusangiza amasomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye. Ukoze share, reka twongere duhure mu rindi somo rikurikira gukomeza gusobanukirwa no kureba kure n'ibikomeza bibane nawe. Bye bye.